mu cyahe iki kigori atuma ndagucindura noneho mugira ngo hari imikino mfite ujya ubona mworohera uterana amagambo na Neira aka kanya uri kuvugana nanjye byihorere ntacyo What's up beautiful people, uyu munsi ngarutse mfite ibintu bya hatari nari maze iminsi mutari kumbona ariko uyu munsi naje uyu munsi rero ngarukanye iki uyu munsi ngarukanye plaka irimo ibintu bimeze gutya murabizi ko hano turi abasilamu pe hano nta muntu nyine ushobora kunywa iyi nzoga nubwo yasinze nimba hari uwayima ariko uyu munsi ngiye gukora plaka nifashishije zino nzoga izi nzoga rero ukuntu ngiye kubigenza ngiye kuzifata nzishyire muri firigo nindangiza mpamagare Neira musabe nyine nimba yakemera ko tujya turangura nyine inzoga nyinshi tugashyira muri firigo hanyuma tukazicuruza ariko nyine ubwo urumva ari plaka ntabwo ari ibintu bya nyabyo ubwo rero nimara kuzishyiramo nyine urumva ndamusaba ko numve nimba yabyemera ko nyine ko dufatanye guys mumbe hafi iyi plaka itaza kunkoraho okay iteye ubwoba namwe murabibona tutabeshyanye nk'ubu izo nzoga uzikuye izi nzoga rero izi nzoga mvuye kuzitira mu baturanyi murabona ko zirimo n'iza nyazo ubu wabujije kwigurira kubera plaka za kandi shaka ngubu plaka imukoze mama Kami yagiye ankorera plaka zimwe zambabaje mu buzima nimba hari umuntu yibuka plaka zabaye azagenda arebe plaka bamenye ifu y'ubugari n'akawunga mu mutwe none niyo plaka yambabaje none ikintu nzi ko cyababaza mu Kami ni ukumva ngo hano haje abantu baje kunywa inzoga n'abana n'iki nyine ugasanga nyine urugo rw'umuntu warugize akabari nicyo kintu nshaka kureba uburyo yabyitwaramo nyine amitse bigenze gutyo ubwo rero tudatinze oya iyi niyo plaka nzi mana yanjye mama Kami aje ati kubona inzoga mu rugo rwe noneho please muri firigo ndashaka kumubona nyine ndashaka kumubona yarakaye kandi rwose zirimo ntabwo ndi kubabeshya guys rero tudatinze reka dutangire plaka yacu tuze kureba uko biri bugende gusa mu nsengere kabisa let's go kuzishyiramo hano muri firigo ni ibyanyabyo kandi zirimo bana noneho njye ntabwo ari bya bindi byo kubabeshya ngo ni amavide ngo niki uyu munsi nazizanye kandi yazanye ikaze yuzuye ubwo urumva nyine haba harimo na risike yo kuba wakishyura kugira ngo abone ko ibintu biri seriye hano ni ugushaka n'utuntu tw'uturahuri utuntu tw'uturahuri avuga ati utu ni utw'abakiriya bazajya baranyweramo aha ngaha ngiye kukurebera ahantu uri buhagarare ahubwo ndabona zitari bushiriremo izindi ndazishyira muri stoke ko ubu ngubu ndamubwira ati stoke y'inzoga hano yaje kabisa ahubwo ndabona umwanya urangiye ariko reka nshyiremo zose reka ndebe uburyo nazikiyaranje ndebe uburyo nakiyaranje zose nzimariremo nibyo byiza rebe pressure y'umubyeyi hari akuntu izamuka ndi kureba mwabona pressure y'umubyeyi yazamutse amasaha biteye ubwoba umva guys zirangiriyemo hasigaye ebyiri ndabona undi mwanya ntawe urimo handi hagiye harimo ibintu ubwo ikintu kigiye reka muhamagare numve
gusa nimba Leila yagiye gufungura umuntu waje nkakurabura amazi ngiye kumusaba ko nyine ikesi imwe idahagije ko yamfasha yenda tukagura indi tukarangura indi nkumva nimba nari bubyeme kuko nawe iyi buraka ntayazi ninjye muntu yize ahubwo aranyica umusiramukazi hajati wa nyawe wino nkubwire mwana wowe itsinda hajya bya birahuri se byogeje mwana ngahore bya birahuri se byogeje mva sidukunze gahunda z'imisi hano inazanye agakesi kamwe urabona ko nyine hano nazishyizemo inzoga kandi muri karitsiye ntabwo bafite nyine ibintu bikonje noneho ngewe ndashaka kujya acuruza zino pirimusi hano ariko ufite ikibazo mfite ibiceri bikeya nshaka ko wowe wazana nayo ibiceri tukarangura indi kesi hanyuma nyine tukajya tugabana inyungu ino bore imwe biri kungukaho ibiceri 400 kandi urabona ko nyine ziba iyo ari nyinshi urumva kunguka n'amafaranga menshi hanyuma tukajya tugabaniramo hagati inyungu urabyumva gute dukoranye kusoma warasaze nge nawe nacuruza inzu fungura neza aho gutazimena nshaka kubaza akabazo k'amatsiko ndeba bashyize muri firigo ibintu byitije Tese nabyitije we iyo firigo ye nta mboga zirimo ubona itari gupfa ubusa reba nk'uyu mwanya wo hejuru wose umuriro wari uri gupfa ubusa nta kintu kirimo ndashaka kubaza ibintu mama ariko ufite ikihe kibazo ndetse arabimenya ngo bigende gute ino firigo sa ayiraramo umwanya uba urimo urabona utaba uri gupfa ubusa uzishyira muri firigo ahubwo shafunga zibe zikonja bite mu kanya wenda abakiriya baba batangiye kuza uziko noneho usigaye nese ntabwo urumva nakirwa mbe musaba gute firigo ibirayi iri gupfa ubusa mu gihe nta bintu by'imboga bihari rero navuze ati reka njye nagura utuntu twagenda ushyiremo urabona na vivese ndiye narigeze zaza ziba zamushiranye hanyuma akajya anyohereza abakiriya uziko ntabwo bikigira akajya bicara hano kuri salama ahubwo wowe ndebere bya birahuri kuko buri abakire bakunda kunywa byeri bashyira babibwiye ko ugiye kujya ucururiza inzoga mu rugo rw'abandi urumva ibyo bintu ntabwo mbimubwiye reka mbwize ugiye ibyo by'inzoga ntabwo ugenda ubicuruza reka ndi umusiramu ubwo rero wigize idageze ko umusiramu bivuze kudakora akazi hari ubwo nkubwiye ngo uzimwe ko nkubwiye wowe ngo ufashe dushore reka mbwire inama itari agakecuru ibi bintu nimba utarabivuze biraza kukubani baba umva none ni muri bikirana ntabyo kubivuga sha ahubwo uva mu nzira nze tongeye izi ngizi reka nzijyane hanze muri stock zajya ngenda nzongeramo uko bazajya bagenda banywa aranyica ariko usigaye waratinyutse ahubwo bukinga aho ngaho ari kugabanya amagambo ariko si uzi nazo mba nzishyizemo kuko ashaka kujya muri stock yo hano iki kintu rero abantu bahasinze umuntu akizanya imbaraje kukicaraho sinzi reka nyisohore nyijyane hanze iki ibyo birimo ni ibiki ibyo birimo ni ibiki ibikiza asuma ibyo ni ibiki sinuza mbese ndebe reka ndebe ibintu birimo gute sese hano inyuma ntabwo uri kuhareba mabujana nta kintu kirimo asuma iki si ikintu bashyiramo amavi nyine nanjye nkisanza ndavuga ati se nira noneho sigagaburira abana yicaye ku iki kintu kwako iki kintu urabivuga ko harimo inzoga nabibonye reka bikomeza guhisha harimo inzoga ko sene nawe usigaye unywa inzoga nira usigaye unywa inzoga urumva iki kintu nyisanze hano mbona ibintu warabibwiye bamakana kumubwira se ngo ngaho nyumvira kuki wafashe umwaka ucuruza inzoga hano nubibwire mamakana wumvaga biri kugenda ngo bozi ngiye curuza inzoga ahangaha uyu mukobwa yarasaze ngiye firigo kugenda firigo uzebe ibintu by'amapirimusi ako se wajya ureka kwishinga uriya mukobwa ubeshya uyu mukobwa rero aba ashaka kuduteranya asoma reka blague ibintu nera ari kuvuga nibyo arabeshya
uri muranyitambika se mu biti siko wagira ngo hari blague tubibona mana y'isi n'ijuru Asuma ngamba rundebera ahantu bera igihone n'ukuri kw'Imana Asuma ibi ni ibiki bitese kandi Asuma ibi ni ibiki Asuma ibi ni ibiki mbabara mbwiza ukuri mbabara rundebere afashe ibiryo agiye kubivanga n'inzoga afashe amata aterekanye n'inzoga Asuma mbabara mbwiza ukuri wajya uri ku mu by'ukuri ni ibiki usigaye wamara mu muhungu yakubwiye ngo none yakubwiye ngo nimuza ntabwo umuntu ngomba kuvuga ngo iyo firigo nta mboga zirimo ngo umuntu agomba gushyiramo ibyo ashaka ati nta kibazo mbabwira ngo uzanenge amafaranga yawe wajya kubika kuri fone ngo dufatanye ngo turangure inzoga ngo ducuruze hano habaye mu kabari muhungu habaye mu kabari Asuma hano ni mu kabari hakuze kumenyera ugakabya wowe hano habaye mu kabari ku buryo wowe ufata umwanzuro ukajya kuzuza muri firigo inzoga ntabikubwiye higo oya Asuma ibi ni ndimo reka nkubwire neza nawe urimo muravugana n'ingiye kuvugana nawe hano habaye mu kabari wowe ndakubaza noneho ngo nera sigara rwicara arimo kugaburira abana wowe iki kiboro cyane n'igisa umutuku nikibamo hariya nihuzuyemo ibivide bisa nabi ndajya kwicara ku makesi nabuze nega yegora Asuma reka nkubwize ukuri ndakwiyamye n'undi munsi ntukamenyere singana nawe hano ni mu rugo rwanjye ntago ari muntu ntago ari ahantu buri muntu wese agenda ngo ajye gufatira imyanzuro ashaka uri kunyumva wowe urifata ugashinga imishinga mu rugo rwanjye nabizi wowe none wahise ukagerekaho kujya gucururiza inzoga mu nzu yanjye ndabona agafirigo epfo gusa Asuma yapfa ubusa mana yanjye we hari umuriro ugura hano ziba hari umuriro ugura hano wowe yego nyine mba mbona epfo ubusa Asuma hari umuriro ugura hano nicyo nkubaza nyine mba mbona epfo ubusa ndakubajije ngo hari umuriro ugura oya mu mafaranga yawe uhembwa hari n'atanu avamo ukangura umuriro wowe namubwiye ngo rero ahantu turi abasiramu baba babona inzoga hano muri firigo iki se ni igisilamu cyahe iki kigori Asuma Asuma ndagukindura noneho nugira ngo hari imikino mfite ujya ubona mworohera uterana amagambo na Neira aka kanya uri kuvugana nanjye tubyihorere ntacyo tubyihore si ibiki wowe urifata ukaza gushyira inzoga muri firigo mu rugo rwanjye kujya kwahindura mu kabari noneho ubu ngubu ejo bundi kuzasanga muri salo cyangwa hari ahantu wicije abantu urimo urabaseriva oya bari kuzajya bicara Asuma ndakubwiza ukuri reka nkubwire oya ngo hari hepfo ngo hari ahantu ngo Oya. bafite izikonje ngo ubu yamaze kujya wabuze icyo uvuga Asuma reka nkubwire uretse izikonje ziraha ngo kwa bayazisize muri firigo nyine se ntabwo yirirwe abugera aho hanze hose abantu ntibamumenye hariya mu ntebe nabonye intebe zaza zandura bari kuzajya bicara no kuri salamanje hari ikibazo Asuma uri seri ibintu uri kuvuga cyangwa uri mu mikino reka mbaze nkubaze buretse mbaze nkubaze tureke iby'ubusiramu n'iki we niyo waba uri mu rugo rw'umuntu nyiri urwo rugacuruza akabari nawe wafata inzoga zawe ukaziranga ukajya gushyira muri firigo yiwe nyo uzi ko umaze kumfata nk'aho ndi gashiki kawe gatoya ugomba kuyobora uko ushaka cyangwa kubwira uko ushaka Asuma singana nawe ubyumva uri kunyuma singana nawe wifatira Neira mugaterana amagambo njye ntabwo ngana nawe ntuzongere n'undi muntu njyewe n'ukuri kw'Imana nuko nagira akaboko ko kwihanira nakwereka Asuma nagukindura hari abandi bakubita bakazaburana nyuma urugo rwanjye ntabwo ari mu rugo rw'imbobo hano ntabwo ari mu igobo nta nubwo ari ahantu ugomba gufatira imyanzuro wowe ushaka uri kunyumva pakurura biriya bintu biyoga byawe ubisubizemo ngo uvane hano uyu mwanda Asuma ndavuze ngo fata izo nzoga uzivanemo hariya shyiramo hano gira vuba wikwigira inzangano ntabwo uri kumva ibintu mvuga kwagira ngo gisigaye kinywa amatabi gira vuba se kuba n'ibyo biyoga gira vuba nshakira na kirete umva ni puraka Asuma nta bya puraka kuramo izo nzoga kuramo izo nzoga yizane ni puraka ntabwo siraji zamuka Asuma mabasha uriyumva gute Asuma uriyumva gute ndamutse nkoza akabari ndamutse nkoza akabari wabibonye gute ko abakiriya bakajya bica hano ibirahure ugataha ugasanga urusaku rwabaye urusaku Asuma reka mbaze ngo tureke n'ibya puraka ugera hano ntasira nubwo muri kubona kamera reba muri kamera guys mwamubonye rero uramutse nyine ushinze business ukavuga ati ngiye kujya acuruza byeri hano
yakwica. Asuma reka nkubwize ukuri ubu utaha uzakora n'izindi prank sinzongera kubona ibi bintu hano. Erega buriya Ni inzoga baravuga nyanzoga sorana zidapfundikiye. hajya mu gifaransa baca umugani ngo iki? Asumani wumva ibintu nkubwiye. Mu gifaransa baca umugani ngo imvura yawe nyagira abandi nayo yakunyagira. Reka nkubwize ukuri. Buriya iyo mwifashe mukamena ifu mu mutwe ndarakaye kandi mukankorera ibintu bitandukanye. Buno nanjye natekereje navuga ati wirakara nawe. wirakara ntabwo ni bibaho prank. sira azashaka izindi prank akora. Muramubona rero ibintu birakomeye. Ibintu urakomeye ni ukunsengera. Asuma mbare gatatu wakwema ziranzoga. Yenge Singa prank yego nta kibazo kuvanamo inzoga. ndazikuramo ntacyo. Ntabwo nshaka ko zitindamo. ibintu biri no ku Muramubona ko rero ibintu byankaranye. Guys mu nsengere Iby'akazi byo sinzi nimba kari bukomeze. Kuki utafashe fanta ngo arizo wuzuzamo? Fanta s'abakiriya ba fanta babaho. Fanta niyo kunywera mu Ntabwo rugo. ushinzwe kumenya abakiriya babaho n'abatabaho. Asuma vana musohore hano. Umareka nziki nta nubwo ari izanjye nizo kwa Vivesi nizo natiye. Guys muramubona rero iyo yarakaye niko abameze. Pressure irazamutse buri ibintu birakomeye. Guys rero muramubonye nanjye ngiye gushaka uburyo ndwara no kugumana akazi kanjye mu nsengere. Mujye muri comment mu nsengere kabisa. Eba biri buze kunkomerera. Ibintu nari nzi ko wanakingira umuntu ikibazo. nawe yanengushye ariko kubera ko nawe ntabyo yarazi yumvaga nyine biri seriye. Kandi nanjye mu by'ukuri ntango nge nanjye nacuruza inzoga. Iyo aba ari prank abizi. Guys rero mugende murebe iyo prank muyikunde comment nyinshi mumpe n'indi ide noneho nazakomesha umuntu navuze. buriya kwiyunga byo biri kure ariko kwiyunga byo biri kure ariko nyine ubwo nta kundi uko bimeze. Nzaguhamagara ninjya gukorera umuntu prank ntavuze. Guys rero prank mugende muyirebe muyikunde ndabakunda cyane cyane.